Tugiye kuganira ku itegeko ry'ubutaka. Ubutaka buri mu mutungo ikunze gukurura amakimbirane. Ni ingenzi rero gusobanukirwa bimwe mu bibazo bishamikiye ku butaka, cyane cyane ibi bikurikira. Icya mbere ni ikibazo gishingiye ku mbibi cyangwa imbago. Icya kabiri ni ikibazo gishingiye ku izungura cyangwa impano ku butaka. Icya gatatu ni ikibazo kijyanye n'igurisha ry'ubutaka ryakozwe n'utari nyiraryo. Icya kane ni ikibazo kijyanye n'icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka cyatakaye cyangwa cyangiritse. Ikibazo cya gatanu kirebana no kugabanyamo ibice ikibanza cyangwa isambu no gukosora imbibi cyangwa ubuso. Gatandatu ni ikibazo kirebana n'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka. Icya karindwi turahasanga ikibazo cy'uwambuwe ubutaka bwe ku bw'akarengane bikozwe n'abahagarariye inzego za leta cyangwa abakozi bashinzwe impapuro mpamo z'ubutaka. Icya munane turarebera hamwe ikibazo cy'ukeneye kumenya amakuru ku iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange. Icya cyenda turarebera hamwe ikibazo cy'uwimurwa cyangwa uwimuwe utishimiye iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange, gutakamba. Icumi ni ikibazo kijyanye no gutanga ikirego k'utahawe igisubizo cyangwa usubijwe ibitamunyuze mu gihe cyo gutakamba. Kugira ngo dusesengurire hamwe ibirebana n'amakimbirane ashingiye ku butaka, turifashisha amategeko akurikira. Itegeko ngenga rihindura kandi ryuzuza itegeko ngenga nimero 02/2010/OR ryo kuwa 9/6/2010 rigena imiterere, ifasi, ububasha n'imikorere bya komite y'abunzi. Itegeko nimero 30/2018 ryo ku itariki 2/6/2018 rigena ububasha bw'inkiko. Turebera hamwe n'irindi tegeko nimero 27/2021 ryo kuwa 10/6/2021 rigenga ubutaka. Itegeko nimero 007/2023 ryo kuwa 22/1/2024 rihindura itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29/4/2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Irindi tegeko ni nimero 71/2024 ryo kuwa 26/6/2024 rigenga abantu n'umuryango. Itegeko rindi ni nimero 062/2024 ryo kuwa 20/6/2024 rigenga ibimenyetso. Iteka rya Minisitiri nimero 002/MOJ/AG/23 ryo kuwa 22/6/2023 rigena uburyo bwo gukora umurimo w'ubunoteri, kubikorera n'uburyo serivisi z'ubunoteri zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, kugira ngo usubize ibibazo by'amategeko birebana n'ubutaka, iby'ingenzi ugomba kwitaho ni ibi bikurikira. Icya mbere, gusobanukirwa amateka arebana n'uburyo abanyarwanda bagiye batungamo ubutaka mu Rwanda, nko kubugura, kubuzungura, kubuhabwa nk'impano n'ibindi. Icya kabiri, kumenya no kugaragaza itsinda ry'ubutaka ubutaka bufite ikibazo buherereyemo, cyangwa hari ubutaka bwite bwa leta, ubutaka rusange bwa leta, ubutaka bw'abantu ku giti cyabo n'ibindi. Gatatu ni ukumenya uburenganzira umuntu agira ku butaka iyo abutunze mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse n'inshingano aba agomba kubahiriza. Muri izo nshingano turasangamo inshingano yo kwandikisha ubutaka, inshingano yo kububungabunga no gukoresha neza ubutaka hakurikijwe ibyo bwagenewe, inshingano yo guha abaturanyi inzira iyo nta handi bafite ho kunyura. Ku kibazo cya kane ni ukumenya amabwiriza arebana n'imikoreshereze y'ubutaka akurikizwa, harimo nk'ayerekeye kuburinda isuri, kubuhinga iyo bugenewe guhingwa kugeza byibura kuri 1/2,
kuba buteyeho ubwatsi kuri 1/2 ku butaka bw'ubworozi. Ku butaka bugenewe ubwubatsi bugomba kuba bwakoreshejwe icyo bwagenewe mu gihe cyumvikanyweho n'urwego rubifitiye ububasha. Ku kibazo cya 5 ni ukumenya inkomoko y'ubutaka bufite ikibazo ndetse n'aho ufite ikibazo akura uburenganzira kuri ubwo butaka. 6 ni ugusobanukirwa inkomoko muzi y'ikibazo. 7 ni ukugenzura niba ubutaka bwanditse hakaba hari ibyangombwa byabwo. 8 ni ugusuzuma amakuru yatanzwe n'ufite ikibazo ku birebana n'ubutaka hakoreshejwe uburyo bwashyizweho bwo kumenya amakuru arebana n'ubutaka, murandasi cyangwa telefone ngendanwa. Ikindi ni ukugenzura niba hatarabayeho ubuzime bwo gukurikirana uburenganzira ku butaka. Ikibazo cya 10 ni ukumenya uko ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka rikorwa n'inyandiko zikoreshwa. Ikibazo cya 11 ni ukugenzura ko hujujwe ibisabwa abakora ihererekanya ry'ubutaka nko kwishyura amahoro yagenwe mu gihe cy'ihererekanya, kubanza gusaba abanditse bose ku mpapuro mpamo z'ubutaka kwemeza ko ihererekanya baryemera, hakanuzuzwa ifishi yabugenewe. Kwemera ihererekanya kw'abanditse bose ku mpapuro mpamo z'ubutaka bikorewe imbere ya noteri ushinzwe ubutaka, no kuzuza ifishi yabigenewe iri mu biro by'ubutaka irebana n'ubwoko bw'ihererekanya umugenerwabikorwa asaba gukora. Tugiye kurebera hamwe ikibazo gishingiye ku mbibi cyangwa imbago. Ibyitabwaho mu gukemura ikibazo gishingiye ku mbibi cyangwa imbago ni ibikurikira: ni ugusuzuma ibyangombwa by'ubutaka no kumenya ibipimo byabwo hifashishijwe ibipimo by'inzobere nka GPS, kwifashisha inzira yo kumvikana n'abafitanye ikibazo mu gihe bishoboka, gusuzuma komite y'abunzi ifite ububasha bwo gukemura ikibazo yashyikirijwe gishingiye ku kurengera imbibi cyangwa imbago, kugira inama umugenerwabikorwa ku buryo azageza ikibazo cye muri komite y'abunzi n'uko azitwara agisobanura. Tujye ku kibazo cya 3, ni ikibazo gishingiye ku izungura cyangwa impano ku butaka. Gusesengura ibibazo bishingiye ku izungura cyangwa impano ku butaka, ugomba kumenya gushaka amakuru yose asobanura umuzi w'ikibazo. Ikindi ni ukumenya amasano y'abafitanye ibibazo aho bahuriye n'ibibazo bafite, kugenzura uko izungura ryakozwe, niba ryarabayeho, niba ari izungura ryakurikije irage cyangwa izungura ryakurikije itegeko, kugenzura nanone igihe uzungurwa yapfiriye. Ikindi ni ugusuzuma ko impano yatanzwe niba yarubahirije ibyo amategeko ateganya, kugenzura niba uwatanze impano akiriho. Ikindi ni ugusuzuma inyandiko iyo ari yo yose irebana n'ubwo butaka igihe ihari, kumenya urwego rufite ububasha bwo gukemura ikibazo igihe impande zombi zitumvikanye. Nanone ni gutegura umwanzuro wo gutanga ikirego. Kubera hamwe nanone ikibazo cya 4 ni ikibazo kijyanye n'igurisha ry'ubutaka ryakozwe n'utari nyirabwo. Mu gusesengura ikibazo kijyanye n'igurisha ry'ubutaka ryakozwe n'utari nyirabwo, ugomba cya mbere gusuzuma inkomoko y'ubwo butaka bwagurishijwe n'ibyangombwa byabwo. Ikiganiro kizakurikiraho ni ikirebana n'iyi ngingo, aho tuzasobanura ibyemezo by'inkiko n'umurongo watanzwe kuri iki kibazo. Gusesengura ibyo bibazo bijyanye no kugurisha ubutaka butari ubwawe, turasuzuma amasezerano yakozwe mu igurishwa ry'ubutaka no kubihuza n'izindi nyandiko zose zirebana n'ubutaka bwagurishijwe. Ikindi turagenzura ikibazo kuri komite y'abunzi, kugeza ikibazo kuri komite y'abunzi cyangwa mu rukiko rubifitiye ububasha rwo mu ifasi y'aho ubwo butaka buherereye, usaba gutesha agaciro ayo masezerano y'ubugure bitewe n'agaciro kabwo. Ku kibazo cya 5 ni ikibazo kijyanye n'icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka cyatakaye cyangwa cyangiritse. Mu gukemura iki kibazo kijyanye n'icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka cyatakaye cyangwa cyangiritse, ugomba kumenya ko inyandiko isaba guhabwa ikindi cyangombwa cyatakaye igomba kuba iherekejwe n'inyandiko ziteganwa n'amabwiriza abigenga, arizo inyandiko y'indahiro,
yakorewe imbere ya noteri w'ubutaka bw'aho ubutaka buherereye yemeza ko icyangombwa cyatakaye cyangwa cyangiritse. Fotokopi y'ibiranga nyir'ubutaka. Itangazo ryo kukirangisha kuri imwe mu maradiyo yumvwa cyane mu Rwanda cyangwa muri kimwe mu binyamakuru bisomwa cyane mu Rwanda. Iyo cyatakaye kandi hakaba hashize nibura ibyumweru 2 umugenerwabikorwa aritanze. Ikindi ni ukumenya ko inyandiko isaba guhabwa ikindi cyangombwa cyangiritse igomba kuba iherekejwe n'ibyangombwa biteganyijwe n'amategeko. Agomba kugenzura ko afite umwimerere w'icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka cyangiritse. Fotokopi y'ibiranga nyir'ubutaka. Inyandiko ihamya ko cyangiritse yakorewe imbere ya noteri w'ubutaka w'aho ubutaka buherereye igihe icyemezo cy'iyandikisha cyangiritse ku buryo nta gishobora kugaragazwa. Ikindi ni ukugana urwego rutanga ikindi cyemezo cy'ubutaka gisimbura icyatakaye cyangwa icyangiritse no kurushyikiriza ibyangombwa twavuze haruguru. Tugeze ku kibazo cya 6. Ni ikibazo kirebana no kugabanyamo ibice ikibanza cyangwa isambu no gukosora imbibi cyangwa ubuso. Ufite ikibazo kirebana no kugabanyamo ibice ikibanza cyangwa isambu no gukosora imbibi cyangwa ubuso agomba icyambere gusuzuma ibyangombwa by'ubutaka bisabirwa kugabanywamo ibice, harimo amasezerano y'ubukode bw'ubutaka, ifishi y'ibipimo by'ubutaka ariyo fiche cadastrale yemejwe n'umukozi w'akarere ubifitiye ububasha kuri buri gice cy'ubutaka busabirwa kugabanyamo ibice. Raporo y'ipimwa ry'ubutaka yashyizweho umukono na nyir'ubutaka, abo bahana imbibi n'umukozi wapimye ubutaka. 2. Gushaka amakuru ajyanye n'icyo ubutaka busabirwa gucibwamo ibice bwagenewe gukorerwaho. Gusuzuma uko ikibazo giteye no kugenzura ko ibisabwa byose byubahirijwe. 4. Ni ukumenya urwego rufite ububasha bwo gukemura icyo kibazo no kurugana. Icyitonderwa: serivisi nyinshi zirebana n'ubutaka zisigaye zitangirwa ku irembo, ibindi bigakorwa na noteri w'ubutaka. Tuganira none ku kibazo cya 7. Ni ikibazo kirebana n'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka. Ufite ikibazo kirebana n'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka agomba icyambere gusuzuma ibyangombwa uwifuza guhererekanya ubutaka asabwa igihe ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka rikozwe, ku bwumvikane nko ku bugure ari byo bikurikira: fotokopi y'ibiranga uwaguze cyangwa abaguze, amasezerano y'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka yakorewe imbere ya noteri mu by'ubutaka ariho imikono y'impande zombi, kureba ibyangombwa by'ubutaka bwagurishijwe. Nanone inyandiko y'ubwumvikane yakorewe imbere ya noteri igaragaza imigabane buri muntu afite mu gihe mu bagomba kwandikwa ku butaka harimo abanyamahanga bafatanyije ubutaka n'Abanyarwanda, cyangwa iyo ari sosiyete y'ubucuruzi, umuryango cyangwa ishyirahamwe bifite ubuzima gatozi abanyamahanga bafitemo imigabane. 2. Tugomba gusuzuma ni ugusuzuma ibyangombwa uwifuza guhererekanya ubutaka asabwa igihe bikozwe bishingiye ku cyemezo cy'urukiko ari byo bikurikira: fotokopi y'ibiranga usaba cyangwa abasaba ihererekanya. Icyemezo cy'urukiko gitegeka ihererekanya ry'inyandiko mvugo y'irangiza rubanza igaragaza nimero y'ubutaka. Iyo ibipimo by'ubutaka bitazwi, ni ifishi y'ibipimo by'ubutaka fiche cadastrale yemejwe n'umukozi w'ikigo gishinzwe gupima ubutaka n'inyandiko yakozwe n'umuhesha w'inkiko yemeza ko ibipimo by'ubutaka byafashwe nk'uko urubanza rwarangijwe. Icyemezo cyo kuba warashyingiwe, cy'uko uri ingaragu, cy'usaba ihererekanya. Ibyangombwa by'ubutaka burebwa n'ihererekanya. Iyo uwanditse ku butaka bwavuzwe mu rubanza yanze kugarura ibyangombwa by'ubutaka, umuhesha w'inkiko abigaragaza mu nyandiko mvugo y'irangiza rubanza, akanamwandikira ibyangombwa by'ubutaka burebwa n'ihererekanya. Iyo uwanditse ku butaka bwavuzwe mu rubanza yanze kugarura ibyangombwa by'ubutaka, umuhesha w'inkiko abigaragaza mu nyandiko mvugo y'irangiza rubanza, akanamwandikira abimusaba ku gahato.
Ikindi ni inyandiko y'ubwumvikane yakorewe imbere ya noteri igaragaza imigabane buri muntu afite mu gihe mu bagomba kwandikwa ku butaka harimo abanyamahanga bafatanyije ubutaka n'abanyarwanda, cyangwa iyo ari sosiyete y'ubucuruzi, umuryango cyangwa ishyirahamwe bifite ubuzima gatozi abanyamahanga bafitemo imigabane. Gatatu ni ugusuzuma ibyangombwa uwifuza guhererekanya ubutaka asabwa igihe bikozwe bishingiye ku bugure muri cyamunara, ari byo fotokopi y'ibiranga uwaguze, abaguze muri cyamunara, inyandiko mpesha, inyandiko mvaho y'igurisha mu cyamunara na raporo isoza cyamunara, icyemezo cyo gushyingirwa cyangwa cy'ukuri ingaragu cy'uwaguze, ibyangombwa by'ubutaka bwatejwe cyamunara. Iyo uwaterejwe cyamunara atagize ubushake bwo kubisubiza, umuhesha w'inkiko abigaragaza mu nyandiko mvugo ya cyamunara. Inyandiko y'ubwumvikane yakorewe imbere ya noteri igaragaza imigabane buri muntu afite mu gihe mu bagomba kwandikwa ku butaka harimo abanyamahanga bafatanyije ubutaka n'abanyarwanda, cyangwa yari sosiyete y'ubucuruzi, umuryango cyangwa ishyirahamwe bifite ubuzima gatozi abanyamahanga bafitemo imigabane. Ni kane, gusuzuma ibyangombwa uwifuza guhererekanya ubutaka asabwa igihe bikozwe bishingiye ku izungura, ari byo fotokopi y'ibiranga umuzungura cyangwa abazungura, icyemezo cyo kuba yarashyingiwe cyangwa cy'uko ari ingaragu, inyandiko y'umurage yakorewe imbere ya noteri, icyemezo gihamya abazungura mu gihe nta makimbirane gitangwa n'umwanditsi w'irangamimerere, cyangwa icyemezo cy'urukiko cyemeza abazungura n'uburenganzira bafite ku butaka giherekejwe n'inyandiko mvugo y'irangiza rubanza mu gihe hari amakimbirane. Ibyangombwa by'ubutaka busabirwa izungura. Gatanu ni ugusuzuma ibyangombwa uwifuza guhererekanya ubutaka asabwa igihe bikozwe bishingiye ku mpano hagati y'abazima cyangwa mu ndagano, ari byo fotokopi y'ibiranga uwatanze ubutaka, icyemezo cyo kuba yarashyingiwe cy'uko uri ingaragu cy'uwahawe impano, amasezerano y'impano hagati y'abazima yakorewe imbere ya noteri yashyizweho umukono n'uwatanze, indangano yakorewe imbere ya noteri yashyizweho umukono w'utanze, icyemezo cy'uko uwatanze yitabye Imana mu gihe impano yatanzwe mu buryo bw'indagano. Kuzuza dosiye isabwa no kuyishyikiriza urwego rubifitiye ububasha. Ikibazo cya munani ni ikibazo cy'uwambuwe ubutaka bwe ku bw'akarengane bikozwe n'abahagarariye inzego za leta cyangwa abakozi bashinzwe impapuro mpamo z'ubutaka. Uwambuwe ubutaka bwe ku bw'akarengane bikozwe n'abahagarariye inzego za leta cyangwa abakozi bashinzwe impapuro mpamo z'ubutaka, mbere yo kurega agomba: cya mbere, gusuzuma ibyangombwa byerekana ko ubwo butaka ari ubwe mu buryo buteganywa n'amategeko. Cya kabiri, kugenzura niba icyo cyemezo cyarafashwe mu buryo bweruye cyangwa buteruye kandi kigafatwa n'umuyobozi. Gatatu, kugenzura niba umuyobozi wafashe icyo cyemezo yarabifitiye ububasha. Kane, gutakambira umuyobozi wo ku rwego rwisumbuye ko rwafashe icyemezo asaba ko gikurwaho niba bitarakozwe. Gatanu, gutanga ikirego mu gihe kitarenze amezi 6 gitangira kubarwa kuva ku munsi yaboneyeho igisubizo ko atishimiye ugutakambira icyemezo cy'ubuyobozi. Ikirego kigomba kuba giherekejwe na fotokopi y'icyemezo cy'ubuyobozi kinengwa iyo cyanditse, n'inyandiko igaragaza ugutakamba kwakorewe umuyobozi wo mu rwego rwisumbuye ku rwafashe icyemezo. Ibirebana n'amategeko ku kibazo cy'ubutaka gishingiye ku kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange. Ikibazo cya 9 ni ikibazo cy'ukeneye kumenya amakuru ku iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange. Ukeneye kumenya amakuru ku iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange agomba: icya mbere, kumenya amakuru ku rutonde rw'ibikorwa by'inyungu rusange biteganywa n'amategeko no gusuzuma niba igikorwa kigiye kubera ku butaka bw'umugenerwabikorwa ari icy'inyungu rusange. Kumenya imihango ikurikizwa mu gihe cy'iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange. Kumenya uruhare rwe mu iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange ndetse n'uburenganzira afite. Ikindi ni ukumenya no gushakisha amakuru ku butaka bugiye gukorerwaho iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange.
gusobanukirwa uburyo n'inzira iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwamo, gusobanukirwa nanone uburenganzira buteganywa n'itegeko uwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange afite. Ku kibazo cya 10 ni ikibazo cy'uwimurwa cyangwa uwimuwe utishimiye iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange akaba ashaka gutakamba. Uwimurwa cyangwa uwimuwe utishimiye iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange akaba ashaka gutakamba agomba icya mbere kugenzura no kwegeranya ibyo atishimiye mu gihe cyo kwimurwa no gusuzuma ibyirengagijwe hashingiwe ku mategeko. 2, gusobanukirwa iby'uburenganzira bwe bwo gutakambira urwego rwakoze iyimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange. 3, gukoresha irindi genagaciro contre expertise niba icyo atishimiye ari igenagaciro. 4, ni ugutakambira mu nyandiko urwego rwisumbuye ku rwafashe icyemezo atishimiye no mu gihe cyateganyijwe n'amategeko. Ku kibazo cya 11 ni ikibazo kijyanye no gutanga ikirego kutahawe igisubizo cyangwa usubijwe ibitamunyuze mu gihe cyo gutakamba. Uramutse udahawe igisubizo cyangwa wasubijwe ibitanyukunyuze mu gihe cyo gutakamba ukaba ukeneye gutegura ikirego, ugomba gusuzuma raporo y'igenagaciro contre expertise, gusuzuma igisubizo cyatanzwe n'urwego watakambiye, kwegeranya ibigize dosiye irebana no gutishimira igenagaciro ryahawe umutungo wawe birimo inyandiko zakoreshejwe mu gutakamba, ibyemezo by'imitungo n'ibindi. Nanone ni ugutegura ikirego no kuregera urukiko rwisumbuye mu rugereko ruburanisha imanza z'ubutegetsi rwaho umutungo wimurwamo uhereye utarengeje iminsi 15 kuva igihe waboneye raporo utishimiye. Saba gukorerwa igenagaciro riboneye kugira ngo uhabwe indishyi ikwiye. Niba ushimishijwe n'ikiganiro wabitubwira muri comment, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.